muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku Kubaturwa TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikoraniro mpuzamahanga ryabereye i Kigali muri Amahoro Stadium. Ni stade nziza y'akataraboneka iri i Kigali, aho habaye ikoraniro mpuzamahanga ryateraniyemo n'abahamya ba Yehova. Dore ibidasanzwe byahabereye. Mu byahabereye basoreweho ni n'amagambo intumwa Pawulo yanditse mu Baheburayo igice cyaho cya 12 umurongo waho wa mbere, dusoma ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Aya magambo yasohoreye ku bari bagize ikoraniro, ndavuga abashyitsi baje basanga abahamya bo mu Rwanda. Ibindi byaranze iri koraniro, abahamya ba Yehova bo mu Rwanda beretse bagenzi babo ko bafatanyije ukwizera gukomeye. Basohoreyeho n'amagambo aboneka muri Zaburi 133 umurongo waho wa mbere, hagira hati: dorere ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ibi byose byagiye biranga abahamya ba Yehova bari baturutse imihanda yose, bari bameze nk'abavandimwe koko, ndetse basohoreweho n'itegeko rihebuje Yesu yatanze, ndavuga itegeko rya zahabu riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 13 umurongo wa 34 na 35. Yesu yagize ati: ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Nta rindi shyanga, nta rindi tsinda nigeze mbona rigaragariza bagenzi babo ubwuzu bwuje urugwiro nk'ibyabereye i Kigali muri stadium. Ese nawe ntacyo wabonye? Sangiza icyo nakwita urubuga rwacu ruzwi ku izina Kubaturwa TV, dukomeze turyoherwe, twiyumvire ibyiza bidasanzwe byaranze ikoraniro ry'abahamya ba Yehova ryabaye ku tariki ya 8 z'ukwa 8 2025.
mukorere iteka